Kuvuga ko tuzi Yesu ntabwo bivuze yuko dukijijwe, ntabwo bivuze yuko tumuzi koko. Kumenya Yesu ni ukwitondera amategeko n'amateka ye yadutegetse. Ijambo ry'Imana ryaziye Sawuli rivuzwe n'umuhanuzi Samweli ati, Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byonswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakishimira umwumvira? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kuruta ibinure by'amasekurume y'intama. Imana idufashe. Ntabwo Uwiteka anezezwa nuko twatanga ibyacumi n'amaturo, ahubwo anezezwa n'umuntu wese umwumvira, yamara kumwumvira akitondera amategeko n'amateka ye yahamije. Imana itugire neza. Ntabwo Imana izanezerwa n'ibyacumi byawe, ntabwo Imana izanezerwa nuko uyivugira imbere y'abantu, ukaririmba, ukayobora, ukaba umushumba ariko utumvira Imana, ukaba umudiyakoni utumvira Imana. Kandi ikibabaza Uwiteka twarangiza tukagerekaho ngati tuzi Imana. Bibabaza Imana iyo tuvuga ngo turayizi kandi tutayizi, iyo tuvuga turayikunda kandi tutayikunda birayibabaza, iyo tuvuga ngo tubana nayo kandi tudaherukana nayo birayibabaza. Bibabaza Imana cyane. Kuvuga rero Yesu ntabwo ari byo bivuze yuko tumuzi, ahubwo ikizamenyekanisha yuko wowe nanjye tumuzi niko tuzagira mu mategeko n'amateka ye. Iyo usomye ibyakozwe n'intumwa igice 19 umurongo wa 8 ukageza kuri 20, dusanga ijambo ry'Imana rigira ububasha muri Efeso. Dusanga abantu bari gukizwa, abantu bari guhindukira, ariko habonekamo abahungu 7 bava mu muryango w'Ubuyuda. Abantu bagenderaga bagakiza abantu imyuka mibi, ariko bagera aho bakoresha izina rya Yesu batazi, bakajya birukana abadayimoni ngo mwizina rya Yesu uwo Pawulo avuga. Iyo usomye rero ku murongo wa 15 kuri icyo gice haravuga ngo, bukeye dayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye, ariko mwebwe muri bande? Aba basore, umuntu wari watewe na dayimoni yageze abavuze ati, ko muri kutwirukana mu izina rya Yesu, Yesu muri kuvuga ndi mumuzi, n'uwo Pawulo muri kuvuga nta nubwo mumuzi, none mwebwe muri bande? Uwo muntu watewe na dayimoni niko dayimoni yavugiraga muri uwo muntu abwira aba bahungu. Niho ngo dayimoni yahise basimbukira ngo basohotse batambaye. Imana itugire neza. Bene data, iri jambo ndibasomeye kubera iki? Ntabwo kuba umuntu avuga Yesu bivuze yuko akijijwe. Ikizakwereka yuko umuntu akijijwe niko azera imbuto, kandi ibyo azavuga azasa nabyo. Ry'Imana mu gitabo cy'Abagalatiya dusanga ritubwira ngo, ariko imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nda amategeko abihana. Imana ishimwe. N'aba bahungu rero bavugaga Yesu batazi, bavugaga Pawulo batazi. Mwumve n'ukuntu bavugaga ngati turabirukanye mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga, bakavuga Yesu batazi. Tugeze mu gihe abantu tuvuga Yesu tutazi. Yesu atugire neza. Niba ushaka kuvuga Yesu uzi, icara ku karago usome ijambo ry'Imana. Niba ushaka gusa na Yesu, bana na Yesu uzasanga we. Yesu yarasengaga, umunsi umwe Mose na Eliya baramubonekera ararabagirana. Natwe nidusenga tuzasa na Yesu. Muribuka Mose yajyaga ku musozi w'Imana akavayo arabagirana. Imana itugire neza. Ikizagaragaza rero yuko tuzi Yesu niko tuzitondera amategeko n'amateka ye yasize adutegetse. Umwami w'amahoro akugire neza. Twere kuvuga ngo turi abakristo kandi twangana, twere gutukisha iryo zina. Imana itugire neza, Imana iturengere.
reka twumve ijambo ry'Imana. Tugende turira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, tuzahozwa naza dushira agahinda, nidutunda imiba tuzanezerwa. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mbifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ye turi kumwe, amazina ni Ingabire Jeanne D'Arc. Nejejwe n'Imana umutima wanjye kongera kubana namwe kuri uyu munsi wacu wo kuwa kane, aho twumva ijambo ry'Imana cyangwa se aho twumva icyo umwuka arimo kubwira amatorero, arimo kubwira umugeni wa Kristo, kandi icyo atubwira tucyumvire ndetse tugishyire mu bikorwa. Rero ku bari basha kuri Gethsemane Channel, ikaze mwisange, kandi n'abasangwa ikaze. Umwami Imana aduhana umugisha, kandi ndagusengera naye nisengera ndi Imana izibure amatwi yacu yo mu mwuka, amatwi y'umutima, kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, nitumara kuryumva turigenderemo, turikurikize, tuyobogwe n'ijambo ry'Imana. Imana yigeze kuba yabwira Yosuwa ngo ati ngo ibiri muri iki gitabo ujye ubyibwira ku manywa na nijoro. Iyo umuntu agenda yibwira ijambo ry'Imana, agenda arushakura kurisoma, kurikurikiza no kurigenderamo. Ariko iyo udasoma ijambo ry'Imana, niho usanga umuntu yafininye, yabaye mukemuke, yabaye ndwingire mu buryo bw'umwuka, Satani akaza akamurwanya uko ashaka, kuko umuntu nda jambo aba afite. Iyo usanga Yesu muri ya minsi 40 yari ari mu butayu, usanga ntabwo yari afite ijambo, umwanzi Satani abe yaramunesheje. Ariko Imana ishimwe, kuko Kristo niwe jambo, kandi niwe Mana, kandi yahoranye n'Imana, kandi mu byaremwe nda na kimwe kitaremye. Nawe bivuga ngo na Satani nawe ari mu biremwa by'Imana yaremye, cyangwa se Kristo yaremye. Rero hashimwe Uwiteka Nyiringabo yuko yanesheje byose. Kristo yari afite ijambo, niryo yatsindishije Satani, aranesha. Kandi Satani yibwira yuko azamutegera ahandi, naho Kristo agira ute? Aramunesha. Rero kunesha kwa cyangwa se kunesha kwanjye bizaturuka mu ijambo ry'Imana tugira ute? Dusoma. Niba tudasoma ijambo ry'Imana, ntabwo tuzakura, tuzamera ngo abana ba Rasheli bishwe mu gihe cya Herode, bazize kuba indwingiri, cyangwa se bazize kudakura. Rero bagira ngo ni abana bato, kandi bazize kudakura. Herode abicana n'abandi bose. Rero ndagusaba gukora mu buryo bw'umwuka, kandi ndagusaba gutera imbere. Umwami Imana rero atugire neza. Reka twubahe Imana, dusenge kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana ry'uyu munsi wo kuwa kane. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye kubw'uyu munsi uduhaye, ndagushimye kubw'ijambo waduteguriye. Izina ryawe niryubahwe. Mwami, ndasenze ngo imitima yacu uyitunganye, kugira ngo ibe ububiko buzima mu izina rya Yesu. Kandi asenze ijambo ryawe ritubemo kandi rituyobore mu izina rya Yesu. Ndasenze uduhe imbaraga zo kumvira ijambo ryawe, uduhe imbaraga ryo gukurikije ijambo ryawe, uturinde umwuka wo kwinangira, uturinde umwuka wo kutumvira, uturinde umwuka w'agasuzuguro, uturinde umwuka mubi wo gupinga ibyawe no gupinga ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Ndasenze umwuka wawe wera azabane natwe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ijambo ryawe rigira imbaraga mu buzima bwacu, kandi ijambo ryawe riduhindure, kandi ijambo ryawe ridukize, risenye ibidafite umumaro, ryubake ibifite umumaro. Niko nsenze nize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Imana yacu ishimwe. Turi kuri ya ndego yacu ivuga ngo iki ni cyo gihe cyo gukirizwamo, kandi uyu ni wo munsi wo kwemererwamo. Iki ni cyo gihe cyo gukirizwamo, uyu ni wo munsi wo gukirizwamo, cyangwa se ni wo munsi wo kwemerwa n'Uwiteka. Rero uyu munsi were kuwupfisha ubusa, ahubwo uce bugufi aho uri, wubahe Imana, ugarukire aho wari uri. Ku batangiranye natwe, twatangiye ku ijambo rivuga ngo hunga udapfa.
ikindi gice twashizeho ni ukutareba inyuma usubire mu byaha cyangwa se usubire iyo wari uvuye. Icya gatatu twavuze ngo kumaramaza. Muri ibyo byose mu by'ukuri umukristo ashobora kubikora, ariko ndaho bivuze ngo nibyo bizamugeza mu bwami bw'Imana. Ashobora guhunga icyaha cy'ubusambanyi ariko atarahunga icyaha cy'ubusinzi. Ashobora kudasubira mu gusambana ariko agasubira mu kwiba. Ashobora kutamaramaza muri byose. Niyo mpamvu usanga amadini y'iki gihe yagira ibibazo, kuko dukizwa ibyaha bimwe ibindi ntitubikizwe. Tugakizwa ibyaha byo kwicana, kurugana, gusambana, inzoga tukazireka, n'ibindi tukabireka, ariko ugasanga kwangana ntabwo turabikizwa. Mu nzu y'Imana abantu bakangana, mu nzu y'Imana abantu ndibavuga rumwe, ariko kugira ngo ibyo byose tubibashishwe ngo tuneshe byose hadasigaye na kimwe, niko tuzagendera mu mategeko n'amateka y'Uwiteka. Iki ijambo ry'Imana rizakubwira ukacyumvira ukagikurikiza, urahiriwe, ubwami bwo mu ijuru n'ubwawe. Ese bubaye ubwawe gute? Niko uzaba warumviye amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka, ukayumvira kandi ukayagenderamo. Ariko mu gutazaba wumva ijambo cyangwa se amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka, ijuru riri kure yawe, gukizwa ndago bihari, agakiza kari kure. Ariko nubwo wa mutima uciye bugufi, kwemera intege nke zawe, kwemera ko udashoboye, urahiriwe, umwami Imana azagushoboza ugendere muri ya nzira ashaka, ugendere muri ya mategeko n'amateka ye ashaka. Imana ishimwe. Umunsi w'Imana yigeze kubwira Sawuli ati ibitambo sibyo binezeza. Ntabwo ibitambo ari byo binezeza Imana, ahubwo kumva nibyo binezeza Imana, ngo kumva biruta ibitambo. Imana yacu rero idufashe. Sawuli yagiye ku ngoma atihanye ibyaha cyangwa atamaramaje, atanari uko yakoze ibyo gukiranuka. Ariko iyo urebye Dawidi yari azi ingaruka z'icyaha. Dawidi yari azi kumenya ngo ibihano by'ibyaha, akamenya ingoni yabyo, akamenya ingaruka zabyo. Niyo mpamvu iteka Dawidi yagiraga wa mutima ugize ute uciye bugufi, ati Imana nyiza, ati Imana ndunganya, narakosheje. Akagira ya nzara yo kugira ute yo guhunga icyaha, kandi agahunga icyaha bitewe n'umwuka w'Uwiteka wagira ute wamubagaho, bikagira n'aho igihe Imana imwoherejeho n'abahanuzi. Bivuga ngo natwe umuhanuzi wacu mukuru ni Bibiliya yera, niyo tuzasoma ikatuyobora muri rya rembo rifunganye. Yesaya we yaranditse ngo naho abagenzi baba abaswa, ngiyo nzira ndibazayoba. Umuntu uzaba waribwiye amagambo yose yari muno akayagenderamo akayakurikiza, arahiriwe, azabona ubwami bw'Imana. Natwe rero turahamagarirwa guca bugufi. Nkuko nababwiye ngo Dawidi yagerageza guhunga icyaha. Muribuka yigeze no kubwira Uwiteka ati erega Mana, mama yambyariye mu byaha. Bivuga ngo guhunga icyaha cyangwa se gukiranuka biragoye, ariko nubwo bigoye birashoboka yuko yagira ute yahunga akaba umukiranutsi. Kuko muribuka hari igihe yandikaga Zaburi nyinshi avuga ati Mana ndunyime ugutwi kwawe, kandi ndumbishe mu maso hawe. Mana nsibanganye ibicumuro byanjye. Hari nawe yigeze gusenga avuga ati Mana ngiza inyama y'umuntu. Mbese muri make Dawidi yagiraga umutima wo guhunga icyaha, kandi akagerageza uko ashoboye kutagira ute kudasubira mu cyaha, kandi akagira ute akamaramaza, akihanira kureka. Iyo usomye nanone mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, Uwiteka yamusezeranije imbabazi zidashira. Natwe rero twari dukwiye kumera nka Dawidi, tukagerageza n'imbaraga zacu tugahunga icyaha, twere gusubirayo, tukamaramaza, tukarangiza tukagenda mu mategeko n'amateka by'Uwiteka adutegeka. Imana yacu nishimwe. Uko nababwiye Imana bibwiye Yosuwa ngo ibiri muri iki gitabo ujye ubwibyira ku manywa na nijoro.
kugira ngo azahigwe muri byose, azakomere mu ndambara azagwana, azanesha. Impamvu tuneshwa niko tutagendera mu ijambo ry'Uwiteka. Imana itugire neza, Imana iturengere. Reka dusome ibyanditswe byera mu izina rya Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo 3 turageza kwa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uragira ati: ibyo kwitondera amategeko. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, niko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ndi kuri muri we. 5. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. 6. Kuko uvuga ko ahora muri we akwiye nawe kugenda nguko yagendaga. Amen. Imana yacu ishimye. Iri ni ijambo ryiza riryoshye ariko ritunanira nk'abakristo, nk'abagenzi bajya mu ijuru. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo ibyo kwitondera amategeko. Nk'uko nababwiye ati guhunga icyaha, kutagisubiramo, ukamaramaza. Izo ngingo kare 3 uzazifashwa no kwitondera amategeko y'Imana n'amateka yayo. Ariko mu kudasoma ijambo ry'Imana, mu gihe utegera Imana, niho uzasanga ibyifuzo by'isi, ibigeragezo by'isi, indambara z'isi zigufata, zikagenda ziguhanahana, zikukurura, zigukweshimura, kuko udafite ijambo ry'Imana. Nababwiye nta kindi cyanesheje Satani, nta kindi Yesu yanesheje Satani usibye ijambo. Ijambo. Yesu niwe jambo, kandi Yesu niwe mutsima utera imbaraga. Kugira ngo tuzamaramaze, tureke ibyaha rwose, niko tuzumva ijambo ry'Imana tukaryitondera. Abakristo, ndetse hari n'abita ko ari abakristo ariko mu by'ukuri mu bikorwa atari umukristo, imico ye itagaragaza yuko ari uwa Kristo, imyambarire, imvugo ye, imyitwararike ye, mbese kompotema ze zitagaragaza yuko yakijijwe n'amaraso ya Yesu. Ikizakwereka ko umuntu yakijijwe rwose niko azaba asa na Yesu. Gusa na Yesu ntabwo ari mu ishusho, kuko ntabwo tuzi uko Yesu asa. Hari abandi Yesu ni umuzungu, abandi basobanura bakareba aho Yesu yaturutse bakavuga ati Yesu ni umwirabura. Ibyo si byo turatindamo. Icyo nzi ko niko Yohana yigeze kwandika ibice 3 ku murongo wa 3, aravuga ngo bakundwa, uko Yesu azaza asa niko natwe tuzasa. Rero turasabwa gusanga Yesu, turasaba kugenda ngawe mu mico ye, kuvuga nga Yesu, gukora nga Yesu, ineza ngiya Yesu, gukunda abantu tutarebye ni umukire ndamukunda, afite ibi ndamukunda, oya gukunda umuntu ndakimukeza. Kandi tugaca imanza zitabera, atavuga ati uyu ni mwene wacu ndaca urubanza gutya. Oya, duca imanza zitabera. Twiyita ngo turi abakristo ariko tutari bo. Ati njye ndi umukristo nsengera ntago bihagije. Igihe uzumva umutima wowe uguhamiriza kuri umukristo, burya uzaba uri umukristo. Kandi mu gihe ijuru uzaba ryashimye yuko uri umukristo, uzaba uri umukristo. Nitwitondera amategeko Yesu yategetse, yazadufasha guhunga bya byaha, yazadufasha kutareba inyuma ngo dusubire mu ngeso mbi, yazadufasha kumaramaza. Kuko iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana niryo rimuneshereza. Nk'uko nababwiye, Yesu kuba yaranesheje Satani muri ya minsi 40 ari mu butayu, niko yari afite ijambo, niko yari afite imbaraga, ariko yanesheje Satani kubw'ijambo. Rero na Yesu kunesha Satani yakoresheje ijambo. Natwe mu gihe tudasomye ijambo ry'Imana ngo rigwire muri twe,
satani azatonesha, satani azahuha usanga indahirimye, ariko ninegera Imana ngasoma ijambo ry'Imana ngashaka Imana, nzakomera ku munsi mubi. Impamvu tudakomera niko tutaba tutasomye ijambo ry'Imana. N'ikindi impamvu tudakomera niko tutaba twasanze Yesu kuko niwe mutsima utera imbaraga, niwe utuneshereza. None ijambo ry'Imana tuvuze ngo ibyo kwitonda amategeko y'Imana, kugira ngo rero dukomere, kugira ngo tuzabashe kuhindukira rwose tuve muri bya byaha byo twahunze, ntitubisubiremo, tumaramaze, niko tuzagenda mu magambo y'Imana. Amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka tukayakurikiza, niho tuzabasha kugira ute gukomera ku munsi mubi, niho tuzabasha kunesha satani. Ariko mu gihe tubivuga mu kanwa, mu bikorwa ndabyo, mu mutima bitarimo, ni ako kanya satani ni ukudushyirika. Imana rero itugire neza. Soma aya magambo, natangajwe nuko akenshi tuvuga ngo turi abakristo ariko tudasa na Kristo. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 3 ryatubwiye ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, niko twitondera amategeko ye. Ku murongo wa 4 hakavuga ngo uvuga ko amuzi ndiyitondere amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ndi kuri muri we. Imana itugire neza. Hari umuntu avuga ngo ni umukristo, yarakijijwe, akugwa mu byaha, akugwa mu magana menshi y'abanyabyaha, ngo ubu ndabwo ari imbata ya satani, ngo ahubwo ni imbata y'Imana. Ariko wareba ibikorwa bye, wareba imvugo ye, wareba comportement ze, uko yitwararika, imyambarire ye, mbese uko ateye, ugasanga ndana agace ka mbere cyangwa se ndana igice cya kabiri mu byo kuvuga ngo yarakijijwe, ni umukizwa. Imbuto yera zirasharira, amagambo avuga yakomeretsa abandi, imyitwararike ye ibabaza bene se, ibabaza aho yavuye cyangwa se no mu muryango arimo. Ariko kugira ngo ibyo byose tubyirindwe, niko tuzitondera amategeko n'amateka Uwiteka yadutegetse. Naho ibyo kuvuga ngo ndi umukristo ntabwo bihagije. Niba utera imbuto ntabwo uri umukristo, niba usitaza bene so ntabwo uri umukristo, mu byo uvuga, mu myambarire, mu migendere yawe ntabwo uri umukristo. Kuba umukristo bisaba kwigengesera. Yesu yaje muri iyi si, yambara akamero k'umuntu, yemera kubabazwa, yemera gutukwa, yemera kubambwa. Yari afite imbaraga zo kwibambura kwa uriya musaraba, bamucumita icumu mu rubavu kugira ngo havemo y'amaraso n'amazi, kugira ngo atwoze. Arabambwa, turabambuka, bamwikoreza umusaraba kugira ngo turuhuke imiriho n'imihati, kugira ngo turuhuke ibyaha. Ariko turi kwanga, turi kubwite, turi gusahira, twarangiza tukavuga ngo turi abakristo. Ntabwo turi abakristo. Niba tugenda mu nzira z'umwijima, ntabwo turi abakristo. Imana itugire neza. Niba tudakurikiza amategeko n'amateka y'Uwiteka dutegeka, ntabwo turi abakristo, kandi ntabwo turahunga ibyaha. Ura turacyari hahandi muri Egiputa, turacyari Sodomu, turacyari Gomora, turacyari muri Babiloni, turacyari hano muri cya gihugu cy'umwijima. Niba tutumvira itegeko ry'Imana, turacyari hahandi, ntabwo twavuye. Muribuka yuko Imana yabwiye Loti n'ab'inzu ye ati nimuhaguruke muhunge, kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Abakwe be babigira ibikino. Loti aragenda we n'umugore we n'abakobwa be babiri. Ariko umugore we nageze mu nzira, aravuga se ko harahara ari heza, nari mbafite inshuti nziza, umuntu yajya akigira muri salo bakamumasa akimerera neza n'ibindi n'ibindi. Ntabwo nzi ibyamusubije inyuma. Ibisubizo mu Kristo inyuma ni ibishuko by'isi. Ariko nababwira iki? Isi irashirana no kwifuza kwayo. Uzi ubwenge nabe maso, arinda icyo yahawe, arinda umwambaro we, yere kwiyanduza, ahubwo akiranuke, amese, yinginga umwami Yesu amweze, umwinginga kubohore, akubature rwose uve muri izo ngeso mbi. Mukaro tagira ute arakebuka, ahita aba ingingi y'umunyu. Imana itugire neza. Yari yabwiwe ariko yananiwe kwitondera
amategeko n'amateka by'Uwiteka, ananirwa kubyumvira. Abakwe bo babigira ibikino. Natwe turasaba kumva amategeko n'amateka by'Uwiteka kugira ngo tugire ute tubashishwe tunesherezwe, niho tuzaba tugize tumaramaje. Ariko mu gihe tutumvira amagambo y'Uwiteka n'amategeko ye, kumaramaza kwacu kuri kure. Umunsi umwe Uwiteka yabwiye Yosuwa, iyo usomye Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 7 kugeza ku wa 9, usanga Imana imubwira ati nakomere nashikame. Kandi kugira ngo akomere niko azitondera amategeko n'amateka ye yose yamutegetse, cyangwa se umugaragu we Mose yategetse Yosuwa. Natwe turasaba kumvira Imana amagambo yadutegetse, kuko iyo usomye ku murongo wa 8 dusanga Imana ibwira Yosuwa ati ngibiri muri icyo gitabo ngo ndazaroreye kubihamirisha akanwa ke, ngo kandi ku manywa na nijoro ngo ajye yibwira amategeko n'amateka by'Uwiteka kugira ngo azahidwe muri byose. Natwe turasaba kumvira ijambo ry'Imana, kuvuga ngo ndi umukristo ndago bihagije, ndasaba kwera imbuto, ndasaba kwera imbuto yo kwihangana, kugira neza, gukunda bene data nongere gukunda Imana. Sibyo nshuti z'umusara, turasaba kuganduka, turasaba guhindura inzira zacu, turasaba kwiyambura, tukareka ibibi, tukava mu nzira za Satani, tukava mu bakobanyi, tukava mu banyamagambo, tukava mu matiku, guca imanza zitabera, kuko ndago turabacamanza. Imana irashaka yuko tugira ute duhindukira, kandi kizadufasha niko tuzumvira amagambo Uwiteka yadutegetse twebwe yari muri iki gitabo. Kuko kuva ngo turamuzi, turaba Kristo, ati ngendo wa Kristo ariko ndumvira amategeko n'amateka ye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ndi umubeshyi. Nawe n'ubu utabyumvira, nawe uri umubeshyi. Ndakuri kuri muri wowe, ndakuri kuri muri njye. Ariko nitwumvira amategeko n'amateka by'Uwiteka, turahiriwe, turaba Kristo. Kuko mu gihe niba njyanga mwene data, niba njyanga uwo dusengana, niba nanga uwo twigana, yaba ari umukristo atari umukristo, ndajuru mfite aho ko naye ngize ute ncuze umwijima. Kuko sindi kumurikira babandi batazi Imana, ndago ndi kubereka isura nziza, ndago ndi kubaganduka, ndago ndi kubereka wa mucyo nahawe cyangwa se nabonye. Imana irashaka yuko duhindukira, dukora ibyo ishaka. Ku murongo wa 5 havuze ngo ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganizwa rwose muri we. Imana ishimwe. Nitwitonda amategeko n'amateka by'Uwiteka, gukunda mwene data bizanyorohera, guca bugufi bizanyorohera, kwihangana bizanyorohera. Impamvu bikingomereye niko ndari kwitonda amategeko y'Uwiteka. Impamvu bigukomereye niko utari kwitonda amategeko y'Uwiteka. Imana idufashe nshuti z'umusaraba. Niba ukunda mwene so byarakunaniye, soma ijambo ry'Imana, kurikiza ijambo ry'Imana, gendera mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ratuvuga ngo ndukice. Uwanga mwene se nawe ni umwicanyi. Ijambo ry'Imana ratuvuga ngo urukundo rubabarira byose, urukundo rwihanganira byose, urukundo ndidwihutiraho, urukundo ndidwirarira, urukundo ndidwibona. Niba ngunda mwene data, yaba ari umusore, yaba ari umukobwa, yaba ari umumama, yaba ari umupapa, ni rwa rukundo ruboneye, ni rwa rukundo ndamukezaho indamu, ni rwa rukundo rwa kivandimwe, atari izi ngundu z'iki gihe. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana ryatuze ngo ariko umuntu wese witondera ijambo rye, urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo rino jambo rivuze, urukundo ukunda mwene so ni rwa rukundo ruboneye, ni rwa rukundo utifuriza ikibi mugenzi wawe. Kuko hari umuntu ukunda ari cyo ushaka kumwifurizaho kibi, hari umuntu ukunda ari cyo umushakaho. Ariko ngo niwumvira amategeko y'Uwiteka, ijambo yategetse, ngo urukundo rw'Imana ruzatunganirizwa muri wowe. Bishatse kuvuga ngo uzagira urukundo ruboneye, uzagira urukundo rwihangana,
wihangane mwene so, wihangane umutware wawe, wihangane umufasha wawe, wihangane abana bawe, wihangane ibikugerageza byose. Mu kazi intambara zirimo uzazihangana, kuko rwa rukundo Imana yashize muri wowe yamaze kurutunganya neza. Nda n'agasemwa kitwa ngo kanduye karatuma kagukoshesha ngo ukore amahano. Ahubwo ni rwa rukundo rw'Imana izasuka muri wowe rutunganye rwose. Kandi urwo rukundo izarutunganya umaze kumva amategeko n'amateka bye. Kandi n'ikirenze uzagira ineza, kuko rwa rukundo ruzana n'ineza. Uzagira ibyishimo, atari bya byishimo abantu twipapiramo, ngagusekera kandi umutima wanjye washize, ukansekera kandi ntabwo uri kunsekera. Mu by'ukuri muri we harimo umuzi usharira. Imana itugire neza nukurikiza amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka. Ngo Imana izatunganya urukundo. Mwene se uzamukunda, abo mukorana uzabakunda, ibyo nukubwira nawe uzamukunda, kuko urukundo rw'Imana ruzaba ruri muri wowe, kandi rwa rukundo ruboneye. Kandi urwo rukundo ntabwo ruzatuma ukora ibiteye isoni, oya. Urwo rukundo ntabwo ruzatuma wirarira. Urwo rukundo ntabwo ruzatuma wibona. Urwo rukundo ntabwo ruzatuma wishira hejuru, aho kuzaca bugufi umere nk'umwana muto. Yesu yavuze ati ngo hahirwa abafite imitima iboneye, kuko ubwami bw'Imana ni ubwabo. Kandi ngo mureke abana bato bansange, kuko ubwami bw'Imana ni ubwabo. Abo bafite imitima nk'iy'abana bato iciye bugufi barahiriwe, ubwami bw'Imana ni ubwabo. Imana ishimye. Urwo rukundo ruzaba ruri muri wowe ntiruzagira ishari, ruzihanganira byose, ruzababarira byose, uzanezerwa iminsi yawe yose ukiri muri isi, uzabona ibyiza. Kandi ukivuye no muri iyi si, Imana izaguha iruhuko ridashira, biturutse yuko wubashye, wumviye amategeko n'amateka ye yagutegetse. Imana ishimwe. Ku murongo wa 6 hatubwiye ngo, nakoreka ndangiza iryo jambo ryavuze ngo icyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Urwo rukundo rw'Imana ruzaba ruri muri twe, kizaba ari ikimenyetso kimenyesha yuko uri uwe. Ariko mu gihe wanga mwene so, ntabwo uri umwana w'Imana, uri umwana wa Satani. Mu gihe nanga mwene data, ntabwo ndi umwana w'Imana, ndi umwana wa Satani. Kuko abana b'Imana ntibakora ibyo. Abana b'Imana ndibangana, abana b'Imana ndibagira ishari, abana b'Imana ndibirata, abana b'Imana ntabwo birarira. Ahubwo abana b'Imana baca bugufi, bagakora ibyo gukiranuka, bagakora iby'ingeso nziza. Ku murongo wa 6 hakavuga ngo, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nguko yagendaga. Amen. Uvuga ko ari umukristo, uvuga ko ari uwa Kristo, nagende nguko Yesu yagendaga, nakore nguko Yesu yakoraga, nakunde nguko Yesu yakundaga, naca imanza zitabera nguko Yesu yacaga imanza zitabera, kugira ngo ubashe guhunga cya cyakunaniye, kandi ndiwongere kugisubiramo umaramaze. Bibiliya ni ingota yawe icyaye kandi iboneye, nizakubashisha, nizakuneshereza. Reka dusenge twubaha Imana. Iri ni ryo jambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanjye, turyumvire kandi turyubahe. Nawe kuvuga ngo ndi umukristo kandi ndambutonera, ndabukristo, ntabwo mfite. Agakiza kari kure, gukizwa neza kwanjye biri kure. Ariko nitonda amagambo n'amategeko Uwiteka yategetse, nzaba mfite agakiza kuzuye kadacagase, nzaba ndi uwa Kristo, kuko urukundo rwe ruzaba ruri muri njye. Ibikorwa bye nibyo ndakora, nzagenda nk'uko Yesu yagendaga. Abavuga yuko bari muri we bakwiriye kugenda nk'uko yagendaga. Niba uri umwana w'Imana, genda nk'uko Yesu yagendaga, kora nk'uko Yesu yagendaga. Yesu yari ari umugwaneza, Yesu yarababariraga, Yesu yatindaga kurakara, kandi na n'ubu aracyagira ineza, aracyatinda kurakara ngo ukizwe nanjye ngizwe. Uyu munsi rero wo
gukirizwamo, uyu munsi wo kubohokeramo. Ca bugufi twubaha Imana, aho watendebutse, aho wasubiye inyuma uce bugufi. Naho kuvuga ngo uri umukristo ntabwo bihagije. Umukristo nukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Umukristo nuwera imbuto, ukunda kubabarira, ukunda mwene se nguko yikunda, ariko umwanga ngo ni umwicanyi, bivuga ngo ni umwana wa Satani. Imana itugire neza, reka twubahe Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana igira neza, Mana ishobora byose, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza ridukangurira yuko kuba umukristo ku munwa bidahagije kandi nta nubwo bikwiriye. Urashaka ngo dukire kandi dukire mu mitima. Urashaka inzangano yo kuduzisohora muri twe, ubwibone, kwishira hejuru no kudaca bugufi bisohoke muri twe. Ibyo nibyo ushaka. Urashaka yuko tuba bawe by'ukuri. Urashaka yuko twitirira izina ryawe dukora ibikorwa bisa n'iryo zina, yuko turi abakristo. Yesu yuzuraga ineza, urukundo, ubuntu, yacaga imanza zitabera. Kandi umunsi umwe yigeze kuvuga ngo nimuze, ngo yemye abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze ndabaruhura, ngo kandi ngo mwemere ngo munyigiyeho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Mwami Yesu, duciye bugufi aho twagenze nabi tweze, aho twanze bene data, aho twaremerewe, aho tutatanze imbabazi. Duhe umutima uciye bugufi, duhe umutima wuzuye urukundo, duhe umutima wuzuye imbabazi. Mu izina ryawe Yesu Kristo ndasenze ukize mwene data aho yaragwaye mu buryo bw'umwuka. Niba adafite gutanga imbabazi, umuhe imbabazi mu izina rya Yesu. Bana natwe kandi ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza, risenye mu izina rya Yesu Kristo, ryubake ibifite umumaro. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze nizeye. Amen, amen. Imana yacu ishimwe. Iri ni ryo jambo ryo kuwa kane. Imana ibahe umugisha kuba wakira ijambo ry'Imana. Naho ubutaha kuwa kane, amahoro y'Imana bane namwe. Shalom, shalom.